dusangirire ijambo ry'Imana. Imana imanuye kuri aya masaha iri mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 9 umurongo wa 36 mugiye kubana ni Pasiteri Ndahiro Dismas ugiye kubagezaho ubu butumwa bw'Imana. Urakoze rero nkurikiye kandi ndizera ko butagusiga nkuko waruri burakubohora. Tujye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa nkuko mabwiye, kadusome umurongo wa 40, ariko duhere kuri 36 aravuga ngo Petero azura Tabita, ariko tugeze kuri 40 kugira ngo twihutane. Aravuga ngo Petero abaheza bose, arapfukama arasenga. Bene data, ukwiye kugira ibyo wiyambura ugapfukama ugasenga, ko gusenga bizana impinduka. Ngo arapfukama arasenga, ahindukirira intumbi ati Tabita haguruka. Arambura amaso, abonye Petero arabyuka aricara. Petero amufata ukuboko aramuhagurutsa, maze aramuhagurutsa. Bene data, ari byaba byarapfuye ariko uhindukiye kongera kwizera imbaraga ziri mu gusenga, hari ibyakongera bikabaho. Ubuzima bujya bupfa, imibereho igipfa, ariko ndagusaba mu izina rya Yesu kugira ngo wongere kugaruka ku rufatiro rwo gusenga. Gusenga harimo imbaraga, ariko reka muri aka kanya dusengane wowe urwaye, dusengane wowe wari wihebye. Ndagutangariza ko Yesu agikora ibitangaza. Iyo ari hagararanye na Petero mu gihe cya Tabita, nihagararanye nanjye mu gihe cyanjye nawe. Ndategetse mu izina rya Yesu, iyo mbaraga ari igufasha kurekure, abadayimoni batangire kugenda. Dayimoni z'ubumuga zikurekure, dayimoni z'ubukene zikurekure, dayimoni z'amaganya zikurekure. Ndategetse mpagaze mu butware wowe ukurikiranyira ijambo kugira ngo haboneke impinduka. Buri cyari kikumazeho igihe cyose, ndategetse ngo kirekure ubuzima bwawe mu izina rya Data wa twese, n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Natuye ubuzima, natuye amahoro, natuye umutekano mu izina rya Yesu. Ndavuze ngo uhereye uyu munsi byari byarapfuye byongere bizuke, amahoro yongere agaruke, ubuzima bwongere bugaruke, imibereho yongere igaruke mu izina rya Yesu Kristo. Urugo rwari rwarasenyutse ndarwubatse mu mbaraga zo gusenga no kwizera. Uhereye aka kanya ubukene bwari bwabukubayeho karande, ndabutegetse ngo burekure mu izina rya Yesu. Data, mu izina rya Yesu, wavuze kuri nyuma y'ijambo ryawe kuriherekesha ibimenyetso n'ibitanga. Buri wese uri bwumvira ijambo n'undi uzarikurikirana mu bihe bizaza, rizazana impinduka ku buzima bwe, kuko wavuze ko nta jambo ryose rizaca mu kanwa kanjye rizaba impfabusa. Ndagushimiye ko ukijije abarwayi, ndagushimiye ko uhagurukije ibimuga, ndagushimiye ko kanseri zirekwe, ndagushimiye ko ubukene bw'akarande buvuyeho. Icyubahiro reka kibi cyawe. Ndagushimiye ko ukoze imirimo itangaje, ndagushimiye ko hari abantu ukijije indwara zari zarababayeho akaramata, ndagushimiye ko hari imbohe ubohoye, ndagushimiye ko hari ibimuga uhagurukije, ndagushimiye ko hari ibyapfuye byongeye kubaho, ndagushimiye ko hari amahoro agarutse, ndagushimiye ko hari ubuzima bugarutse. Ishimwe n'icyubahiro reka bibya. Ibi byose waravuze ngo nidusenga tujye twizera ko ibyo dusabye Imana tubihawe. Ndagushimiye ko bikoze. Icyubahiro reka kibi cyane mu izina rya Yesu senze kandi nizeye ko bikoretse. Twese tuvuge ngo amina. Amen. Nishimiye ko Data wa twese yandikishije iby'urukundo rwe mu byiza Imana yavuze byose. Nta kiruta iki ko Yesu ankunda, nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda nubwo nakwiriye. Nubwo bimeze bityo Yesu nawe aragukunda, yagukorera igitangaza muri aya masaha. Wowe ukurikiranye, ndagushimiye kuko ukurikiranyira ijambo kandi ritari bugusige nk'uko wari uri. Urakoze Mwami Imana ko wiyubahishije mu ijambo ryawe, kubahisha n'uhanuye. Cyubahiro reka kibi cyawe none n'iteka ryose. Amen. Nshuti bakunzi bari bakurikiye iri jambo ry'Imana, turabashimiye. Nk'uko mubizi muri iki gihe turimo amatorero arafunze, ariko twiyemeje kuzajya dusengera abantu bose dukoresheje ikoranabuhanga, dukoresheje YouTube channel. Wandikamo Thomas Nabi, uyu ni umupasiteri nari nifuje kubana nawe uyu munsi. Wowe rero udukurikiye ujye muri comment, iri jambo nimba ryagufashije wandikemo ijambo ryitwa amen, kugira ngo turebe ko wadukurikiye. Kandi ushatse nawe watanga igitekerezo cyangwa se icyifuzo cyawe twasengera. Aha ngaha mutureba murabibona neza, ni ku musozi twazamutseho.
muri ibi bihe amatorero afunze twazamutse turi uwa babiri, tuzamuka tugiye gusengera abantu. Ntabwo turi mu iteraniro, turi abantu babiri twazamutse umusozi. Kugira ngo murawureba, abantu mujye muri komenti mumbwire, mwebwe mudukurikiye, uyu musozi ni uwa hehe? Kugira ngo tumenye niba wadukurikiranye, utakereze neza, witegereze mu misozi myinshi wagiye ubona abantu basengeraho. Aha hantu urahazi? Jya muri komenti uvuge ngo aha hantu ndahazi. Aha hantu rero utureba ni ahantu twasengeye, kandi nizeye ko isengesho twasenze uyu munsi ko rigiye gukora ibikomeye. Rigiye gukora ibikomeye ku cyifuzo wari ufite, rigiye gutanga igisubizo gikomeye giturutse ku Uwiteka Imana. Mwumvishije ijambo ry'Imana ry'imbaraga, rero turabashimiye bene data, turakwinginze nawe uri mu rugo, ntiwicare ntucogore, senga ubane natwe mu buryo bw'amasengesho, ugumane natwe mu buryo bwo kwizera Imana no gukorera Yesu. Ntabwo igihe nk'iki ngiki ari igihe cyo gucogora, ahubwo ni igihe cyo gusenga. Bene data turabashimiye. Abantu mwari mukurikiranye uyu mupasiteri, niba yagufashije jya muri komenti ongere tubwire ngo muzongere mubane nawe. Turabishimiye, tubasabiye umugisha, tubasabiye amahoro mu izina rya Yesu, amen.